Biba byiza kwinjira mu mateka y'umuryango w'abasukuti ubanje kumenya amateka y'abushinze. Umuryango w'abasukuti washinzwe n'umugabo w'umwongereza witwa Lord Robert Stevenson Baden-Powell. Uyu mugabo yavukiye mu muryango wabaga mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa Londres ku itariki 22 Gashyantare 1857 ku babyeyi bitwa Professor Reverend Baden-Powell. Uyu nguyu akaba papa we, na Harriet Grace Smith uyu nguyu akaba mama we. Kuwa 8 Nyakanga 1857 muri kiliziya ya Mutagatifu James niho uyu mwana yaje kubatirizwa, ahabwa amazina ya Robert Stevenson wari inshuti ya se, akaba ari nawe waje kumubyara muri batisimo. Mu mwaka w'1858 uyu muryango waje kubyara undi mwana w'umukobwa witwa Agnes Smith waje kugira uruhare runini mu ishingwa ry'abagide. Haza no kuvuka Baden Fletcher Smith mu 1860. Nyuma y'ukwezi kumwe uyu mwana w'umukobwa avutse, uyu muryango waje kugira ibyago. Papa wabo yahise yitaba Imana ku myaka 38 y'amavuko. Mama wabo yahise afata inshingano zo kuba umukuru w'umuryango, ubwo yagombaga kwita ku bana kuva ku muto wari umaze ibyumweru 2 gusa by'amavuko kugeza ku mukuru ufite imyaka 21. Zari inshingano zitoroshye habe na gato kugira ngo abashe kwita kuri abo bana. Yahise yimukira mu mujyi wa Hyde Park Gate. Uyu mubyeyi bari basigaranye yaje guhindura izina ry'umuryango awita Baden-Powell. Yari umubyeyi wuzuza inshingano ze kandi akarangwa n'urukundo. Urugero, ntabwo yakundaga guha abana b'amafaranga, ahubwo yari yafataga akayita agasanduku k'umuryango, ayishyira mu gasanduku ku buryo buri wese yashoboraga kuyafataho, ariko agasiga akandiko kuri ako gasanduku kagaragaza icyo ayo mafaranga agiye gukora, kugira ngo buri wese amenye uko ayo mafaranga yakoreshejwe. Ku myaka 11 gusa Baden-Powell yari amaze gutera imbere, azi kwandika, gushushanya, gusiga amarangi n'amaboko yombi. Yakundaga kumva no gucuranga indirimbo, agakunda kwandika utuntu tunyuranye, agakunda cyane gukina na mushiki we bakurikiranaga na murumuna we. Yakundwaga n'abantu benshi ndetse ngo yakundaga no gukina n'utunyoni n'utunyamaswa. Ibikorwa byinshi bitozwa abasukuti bakiri bato bituruka kuri bimwe mu byaranze Baden-Powell. Yize igihe gito mu ishuri ry'iwabo Tunbridge mu mujyi wa Kent, nyuma yimurirwa mu kigo cy'amashuri cya Charterhouse cyari Londres mu murwa mukuru w'Ubwongereza. Inshuti ze biganaga zaje guhina izina rye kubera ko ryari rirerire, zimwita BP. Igihe yari ari ku ishuri rya Charterhouse yaje kujya muri korali no muri orchestre, ari naho yaje no kumenya kotsa inkwavu babaga bahize mu ishyamba ry'ikigo, agahisha umwotsi kugira ngo abarimu batabivumbura. Muri Nyakanga 1876 ku myaka 19 gusa y'amavuko, Baden-Powell yaje gutsinda ikizamini kimujyana mu ishuri rikuru rya gisirikare. Bahise bamugira ofisiye kandi ataranyuze mu mashuri yisumbuye ya gisirikare yo muri Royal de Sandhurst, bitewe nuko yagaragazaga ubuhanga yinjiranye ya Soryotona. Baden-Powell bahise bamwohereza mu gihugu cy'Ubuhinde, asangayo ingabo z'Abongereza zabagayo muri Husadi. Nyuma bamwohereza muri Afghanistan, ahava yerekeza muri Afurika y'Epfo, aho dusanga amateka ye n'Abazuru. Baden-Powell yarwanye intambara nyinshi cyane mu bihugu binyuranye ndetse akitwara neza, agahabwa amashimwe. Bimwe mu byamufashaga gutsinda urugamba ni ugufasha ingabo ze kwitegereza, gukoresha ibimenyetso piste, kuyobora, gukoresha intasi no gukoresha amakarita. Niyo mpamvu nyuma yo gushinga umuryango w'abasukuti yaje kujya anyuza ayo mahugurwa mu marushanwa y'amatsinda mato mato azwi ku izina ry'amatorero patrouille. Buri tsinda rifite umuyobozi. Mu 1899 Baden-Powell yasubiye mu Bwongereza ajyanye igitabo yari yaranditse cyerekana ayo mahugurwa yari yaratanze. Icyo gitabo yacyise Aid to Scouting. Mu 1907 mu gihugu cy'Ubwongereza, Baden-Powell yaje guhuza urubyiruko rugera ku bahungu 20 abahuriza ku birwa bya Brown Sea bakora ingando. Aha ni naho yatangiye gutoza urubyiruko umuco wo kwigirira icyizere, gukorera mu matsinda mato,
kwigira mu mikoro no kuvumbura impano umuntu yifitemo. Uyu mwaka wabaye intangiriro y'umuryango w'abaskuti ku isi yose. Kwa 8 Mutarama 1941, afite imyaka 84 y'amavuko, Baden Powell yaje kwitaba Imana aguye inyeri mu gihugu cya Kenya. Yasize umugore we bari barashakanye witwaga Lady Olave Baden Powell. Yari yarahaye gukurikirana umuryango w'abagide, asiga n'abana be 3. Nyuma y'urupfu rwa Baden Powell, umuryango w'abaskuti wakomeje gukomera uraguka, maze mu 1950 umuryango usesekara inaha mu Rwanda iwacu, unyuze i Cyangugu, ubu ni mu karere ka Rusizi, ukomeza ugana za Butare, uzanwa n'umugabo bitaga Nyirinkwaya Prosperi. Nyuma yaho ubuskuti bwaje gukwira mu Rwanda hose, maze abinjiye muri uyu muryango bahitamo kumenyekanisha mu rwego rw'igihugu. Havuka Association des Scouts du Rwanda mu 1968, uza gusohoka mu igazeti ya Repubulika yo kuwa 16 Mutarama. Yari yemejwe kuwa 1 Mutarama 1939. Umuryango w'abaskuti mu Rwanda wemewe nk'umuryango w'abaskuti ku isi mu nama rusange ya 25 yabereye i Copenhagen muri Denmark kwa 22 Kamena 1975. Kuri uyu munsi nanaguhitiyemo kukubwira ku mateka y'aho uyu muryango wakomotse n'uwawushinze. Ubutaha tuzarebera hamwe amateka y'uyu muryango w'abaskuti mu Rwanda, uko ahagaze, uko ameze. Njya gutegura kino kiganiro nkanakikugezaho ndi Kwizera Elize. Naho ubutaha.